Tubayeho mu bihe bidasanzwe. Abantu benshi batangiye kubona ko hari icyenda kubaho nubwo batakizi. Bamwe baribaza bati, ese koko isi igiye kurangira? Ibyiringiro byacu muri iki gihe ni ibihe? Ese haba hari ubuzima nyuma y'ubu bwa hano ku isi? Abantu benshi babayeho nta byiringiro kubera ko bitegereza ibibera ku isi byisukiranye uko bukeye n'uko bwije bikabihebesha. Intambara, ibiza ku butaka no mu kirere, kwangirika kw'imico mbonera, gusenyuka k'umuryango mugari w'abantu, ibyorezo, ibi byose bituma iyi si ihinduka ahantu hatanejeje. Benshi mu banyamadini, abanyapolitiki, abahanga mu bya siyanse n'imibereho y'abantu nta gisubizo bafite ku bibera ku isi. Nubwo ubwenge bwiyongereye, ikoranabuhanga rikaba rikataje, ibyo ubwabyo nta humure bitanga. Birampamvu uko dutera intambwe mu cyitwa iterambere, niko twikururira ibizadukoraho kandi ingaruka zabyo twatangiye kuzisogongeraho. Muri Bibiliya niho honyine dushobora kubonera igisubizo ku kibazo cyaho isi iva naho yerekera. Intambara ikomeye iri hagati y'icyiza n'ikibi, hagati ya Kristo na Satani, hagati yo gukiranuka no gukiranirwa, irimo irasatira aho rukomeye, nubwo benshi, ibyo bihishwe amaso yabo. Nta humure isi izabona kugeza igihe Satani n'abanyabibi bazaba batakiriho. Iyi si ikeneye umukiza. Yego, ubyumvise neza, ikeneye umukiza. Uwaremye isi n'ibiyirimo ni nawe ushobora komora ibikomere dufite kandi agakiza uburwayi bwacu. Ibyiringiro by'ukuri bibasha kubonerwa gusa muri wa wundi wavuze ngo, nimanuka hejuru y'isi nzireherezaho abantu bose. Arenda gushyira iherezo ku buzima bw'iyi si idandabirana nk'umusinzi, ariko abakiranutsi bo bazarabagirana iteka ryose.